infrastructure ndakubwiza ukuri nasabye umukuru w'igihugu ndibuka ko namushimiye yaje kudutahira ibitaro bya Butaro ariko ndavuga nti dufite kaburimbo itukura ariko bayi mukara ntibyatugwa nafi ati ndabyemeye uyimuha ubu ngubu uvuye hara mu cyanika nta makorosi ntaki wambara isuti ikositimu ukagera kuri kaminuza ukagera ku kaminuza y'Ibutaro cyangwa se ku bitaro ninjye wabusabye umukuru w'igihugu ubanura wabasuri gukorwa ngutararangira ariko urabona Burera yari mu bwigunge ukuri namuvuza gukuri kuko perezida w'igihugu burya se umuntu nkatwe afite amaso menshi afite amatwi yumva ari umutima mugari rero bambaje ikibazo sanga nta benshi ndavuga nti yuko perezida wa Repubulika umugabo yari gwishije hisha ngo kwisha mu ntabiri hisha mu ntabiri wari gwishije ndashaka kuvuga ko ibyo bamvuzeho atari byo ariko ntabwo naje kubwira umukuru w'igihugu ngo ibyo avuze ntabwo ari byo naciye uwo mugani ni mfugo shusho nose mu ntabiri wakwisha nyine wapfuka maze baba bakureba wakunda base baba bakureba ariko nyine byageza wampa n'imbabazi kubera ko rero nyuma ya ntambara ubwo wenda turagera ku tariki ya 4 nyuma y'intambara nje nabaye muri Tanzania wabaye muri Tanzania ko nayo buragaza muhura nanyuze za Kabarore uragenda tariki ya 15 z'ukwa 4 nari namaze kugera ahitwa Benako muri Tanzania wambutse ngezeyo kandi dukora ibizamini ndatsinda bivi Dar es Salaam barinje utsinda nyobora amashuri y'abana b'impunzi mu Rwanda bampa n'imodoka ariko nari najanye ya kiriziya y'ishuri narayohereje nayigaruye kinayohereje nuko ngo rayihunganye najanye ari community Vigo nkiramo umuryango wanjye ngeze muri Tanzania bakaje baza abatanza barayikunda ndavuga ndi barampa amadolari bayansindaho niba ijana nabwo nkavuga baranyica ndavuga ndi kanyohereze ni napfa ariko nte kupfa n'uwo mugayo ngo najanye imodoka yego nanatawutse barimbajije ntumaze padiri witwa Mario awotera kamyonetera yarahageze nako nagashema kuko ntabwo nakunze amafaranga nakundaga igihugu nakundaga n'igihugu narazisuye buri mupaka buri murengo ufite poste de santé ku mupaka centre de santé ntiwaziba nta nibura nziko nta murenge hari utagira centre de santé uretse poste de santé centre de santé hari n'iziri mu new hospital ibitaro tangaruye ibyo byose iyo urebye ubona niyo mitiweli none tuyishireho ijanye n'ubuzima bahekaga mu ngobyi abandi bakabarasaga abandi bakakebagurinda ubu bose barivuza nta bihugu byinshi byabigezeho no kubyarira iwabo abana bagapfa bakiri bato bibyeyi bagapfa bari gutanga ubuzima ubungubu hari za ambulance zirahari umubyara aramukwa aba yaripimishije cyo kubyara akagenda akabyara neza todo de mortalité infantile yaragabanutse ugupfa kw'abana bavuka n'ababyeyi bapfa babyara byaragabanutse. Alright, mbasuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana isa n'ihirwe mu buzima mwe mudukurikiye kuri Iris Rwanda TV bari mu majyepfo amajyaruguru y'Asirazuba n'Iburengerazuba by'umwihariko abari mudukurikiye muri mu mugirwa hagati wa Kigali. Ni tariki enye z'ukwezi kwa 7 cyangwa se Nyakanga ni umunsi wo kubohora igihugu. Nakiriye umuntu agiye kutwibwira nubwo benshi murasanga mu munsi. Okay, urakoze munyamakuru nitwa Sembagare Samuel. Nkaba nduye muri mujyi wa Musanze kandi naho mvuka. Ibyo ntibihagije? Nago bihagije. Arukuntu kaseve kaba katari kuzo. Nkaba nubatse narashatse mfite n'abana nabo barashatse. Yego. Bitabuzukuru. Imirimo nakoze amashuri yenda nize. Mfite lisanse azero mu burezi. Yego uri mwarimu. Ndi mwarimu wabyize. Imirimo nayoboye amashuri nabaye mukuru wa masomo abantu batandukanye. Abo bita ba préfet des études. Préfet des études muri STB Musogo. Préfet des études muri social Byumba. Préfet des études de la salle Byumba. Noneho nabaye n'umuyobozi w'ishuri ryisumbuye rya Muhura, lycée ya Muhura. Ubwo ni directeur. Ni directeur. Ni ishuri secondaire. Ndi mirimo nakoze
nabaye secretary executive w'akarere ka Mutobo. Mbere ikitwa mu za commune commune yari commune Mukingo na Nyakinama. Twari turebe bagiye bahuza tubiri nabaye secretary executive umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Mutobo yari Nyakinama na Mukingo. Imyaka 5 irangiye naje kugirwa umunyamabanga nshingwabikorwa akarere gasha ka Burera. Ko twari turebe 30 rero wambaye akarere ka Burera. Niho nagiye gutangira dushiraho inzego zose. Bano bita bagitifu ni bagitifu ariko mu kinyarwanda ni ba chief budget manager mu ndimi z'amahanga. Yego ni ngere watangije wayoboye akarere bwa mbere k'umunyamabanga nshingwabikorwa kuko nyobozi ntiyari yakabaho na njyanama. Twe twashize izo nzego binyuze mu matora. Nibyo nuko ngo nimwe mwafashe strategy yo gushyiraho njyanama kunuzi kwe batunoma kuri radio twari 30. Buri executive yayoraga akarere gahuje nk'uturere 7-8. Uko Burera yari huje za Cyeru, za Butaro, za Kivuye, za henshi yari amakomine na Nyamugari. Zazigeze kuri uturere 7. Yego ubwo rero ngiye banyohereje Burera. Maze imyaka 3 tugira umuyobozi w'akarere aratorwa. Aza kugirwa guverineri w'intara y'Amajyaruguru. Wari umuyobozi w'akarere yagizwe umuyobozi w'intara. Haribwa nini tugira ibyago bose ni bamwe yaje kwitaba Imana ashinzwe ikigo cya Zayiwawa birabigongorora muco. Ubwo ngere amaze kugenda barantoye. Ndangiza iyo manda nongera ndangiza ya kabiri. Itegeko rero rivuga ko iyo urangije manda 2 ya gatatu ntabwo bishoboka. Nico cyatumye tuja iyo mirimo tuyisubika. Niko itegeko rivuga. Nuko ngo warusoje manda 2 genwa n'itegeko. Ntawe ufatiye gatatu. Ntawe miri ya gatatu. Iyo umuntu asoje muri ra manda 2 ageze nko mu zabukuru. Leta ikomeza kugira ikimugenera. Ugeze mu zabukuru nawe ufite uburenganzira bwo kubona pension yawe. Niko byanyenekeye rero ngewe nafashe narangije manda ya kabiri. Noneho imyaka yo kuje mu kiruko cy'izabukuru yarigeze. Uretse ko nakorera riga nk'umukonsulta bambaye imirimo ya consultance kuri leadership and good governance. Nari mfite contrat y'imgihe kitazwi. Ubwo nari ndangije guhugura inzego za nyobozi z'uturere basugate executive b'imirenge na butugari na za biro za njyanama mu Majyaruguru n'Iburengerazuba. Mbese corona yazanye ikindi kibazo ubwo nenge za Kamonyi n'intangiye y'Amajepfo. Corona rezana inshishi mu isupu. Ndahagarara numva ndabireka ndavuga ndereka mbere nduhutse. Igukora ku mugati. Inkura ku mugati. Bleban. Nashira ku mugati ndayirakama. Nsigara rero pension yanjye. Umfata pension imfasha mu buzima busanzwe. Ntabwo hagaze nabi n'ubundi pension babara umushahara wa nyuma rugezeho ukiri mu kazi. Nibyo byiza byo gukorera leta. Kandi ugakora neza. Amakuru mfite nuko wabayeho duwaye wabameya. Ubwo uragenda wibuka imyaka. Muri ubu nagiye kuba umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Burera muri 1996. Na gatandatu hari reforme ya kabiri. Muri 1997 niho nabaye meya. Imyaka ikurikiye rero naje kugirwa icyizere na bagenzi banjye nabakurira mbaduwaye wabo. Ngiye nk'imyaka 3. Ninje wavuga mu izina ryabo. Hari akantu kabaye celebrate cyane nza kugeraho ariko tutarinjira mu kiganiro nyirizina. Akantu ko kwatinya ko president wa Republika ko kubesha nko kwihisha mu ntabiri. Nabwizaga ukuri namubwizaga ukuri kuko president w'igihugu burya se umuntu nkatwe afite amaso menshi afite amatwi yumva n'umutima mugari. Rero bambaje ikibazo nsanga ntabesha ndavuga ni ko president wa Republika
umugabo yari gwishije hisha ngo kwisha mu ntabire hisha mu ntabire wari gwishije ndashaka kuvuga ko ibyo bamvuzeho atari byo ariko ntabwo naje kubwira umukuru w'igihugu ngo ibyo avuze ntabwo ari byo naciwe mugani ni mfugo shusho nese mu ntabire bakwisha nyine ntaho wapfuka maze baba bakureba wakunda base baba bakureba ariko nyine byageza aho wampana imbabazi kubera ko kuko nakubwiye umukuru w'igihugu arangwa n'imbabazi kandi yasanze koko ari amatiko abantu bari bakizeho naratunguwe kuko yambajije ikibazo umva ntabizi ndavuga ndariko nyakubahwa umugabo wari gwishisha mu ndabire aho navuze ndi ndafashwe nubwo ntazi impamvu ariko ntabwo nahaka nta kundi ni umugani icyo uvuze mu ntabire se wakwishaye nta n'ibyatsi biba bihari. Tugaruka inyuma rero nifuje ko tuganira kuri umunsi wo kubohora igihugu ni ku nshuro ya 32 u Rwanda ruvuye mu mwijima dore ko Rwanda Patriotic RPF yatangiye urugamba ikabohora igihugu tariki enye z'ukwezi kwa karindwi aribwo intambara yari irangiye bamaze gufata umujyi wa Kigali. Ubundi kiragiye mwebwe bwani kwiga byari bikomeye wavuga ngo lisansi wayibonye gute tumene nk'abasubiye inyuma gato ya 1994. Okay. Ubundi ngewe na kubera ko na nizendera barizi imyaka 4 ikurikira Trocom cyiciro rusange baduga diplome y'imyaka 7 muri groupe scolaire de la Salle Byumba nahakoze imyaka 4 nari mparangije ariko banyohereze ndakora ngeze nje kwiga baccalauréat bita baccalauréat i Butare muri Pen wizi Butare muri Pen Institut Pédagogique National ishuri rikuru nderabarezi yego ndangije nje gukora imyaka 6 ndi préfet w'amasomo préfet des études muri social Byumba ariko 1991 na rimwe nasubiye hano ya Kinama kwiga gukorera lisansi nayibonye n'amacuma ari kugwa hari intambara ko nibo ko twadefanze muri 1991 na rimwe mu mwaka twari hari ya Kinama niho narangirije ubwo rero ndangije nibwo nagiye kuyobora ishuri muri Gatsibo ubu ngubu ni lycée y'Imuhura lycée de Muhura lycée de Muhura kuri paroisse ya Muhura catholique ndahazi nje rero ni intambara mu byukuri yateye tariki ya 1 z'ukwa 10 muri 1990 twiga niga hano wari kwishuri nandi kwishuri tugira n'amahirwe yuko twashoboye kurangiza twari 13 numva turi batandatu ngo twarangije nta repêchage nta ntuza second sitting mu cyongereza repêchage abatari kubyumva ni gusubira muri n'amasomo twari 13 dusoza turi batandatu barafisha iyo warangizaga kwandika igitabo ukakidefanda n'amasomo waratsinze nuko abandi byagenze gute kugira ngo bate gukomeza hari bibazo nyine urumva hari intambara bamwe bafite ubwoba ariko abashiritse ubwoba banarize birashoboka ngero narangije intambara ririmo rwose noneho n'ubundi njya kuyobora ishuri mu gihe cy'intambara uyobora ishuri mu gihe cy'intambara abana bakaba bari mu ishuri abandi bari mu masasa avuga nyuma rero nyuma ya intambara ubwo wenda turagera ku tariki ya 4 nyuma y'intambara nje nabaye muri Tanzania wabaye muri Tanzania ko nayoboraga za Muhura nanyuze za Kabarore uragenda tariki ya 15 z'ukwa 4 nari namaze kugera ahitwa Benako muri Tanzania wambutse ngezeyo kandi dukora ibizamini ndatsinda bivi Dar es Salaam barinje utsinda nyobora amashuri y'abana b'impunzi bampa n'imodoka ariko nari najanye ya kiriziya y'ishuri narayohereje nayigaruye narayohereje nuko ngo rayihunganye najanye ari community Vigo nkiramo umuryango wanjye ngeze muri Tanzania bakaje abatanza barayikunda ndavuga ndi barampa amadolari bayansindaho niba ijana nabwo nkavuga baranyica ndavuga ndi kanyohereze ni napfa ariko nte kupfa n'uwo mugayo ngo najanye imodoka yego nanatahutse barayimbajije ntumaze padiri witwa Mario agotera kamyonetera yarahageze nako nagashema kuko ntabwo nakunze amafaranga nakundaga igihugu wakundaga n'igihugu n'abana nareraga Tanzania abo wayudu yoboye bari impunzi bahungiyeyo cyane ni n'abanyarwanda bari hari nkambe 3 ya Benako nindi yitwa Lumasi na ndaza kuyibuka zari 3 ubwo rero nje nabaga mwiyo ya Lumasi umuhanda uje za Kibondo ariko na supervisaga amashuri
nyine aho ngaho mu nkambi twashyizeho uburyo bwo kugira ngo abana tubankadire, ariko dukora correspondance nabo muri Suède batuhereza ibikoresho, dushinga imbaho dushyiraho n'amabati. Ibitabo twabikuye mu Burundi ko porogaramu zari zisa ni igifaransa. nuko ubwo rero namaze imyaka 2. Wamaze imyaka 2? Maze imyaka 2 baratubwiye ati ni mu Rwanda na mahoro, ndasezera ndataha. Ubwo ni muri byari bigeze nko mu 1996. Twigarukire iyo bavuze abenshi mu Rwanda dufite n'urubyiruko, nta uyu munsi wo kubohora igihugu abenshi uretse ko twubyumva mu mateka, ariko hari abahunze, ari abana, abandi bavuka muri 1996, 2008, umutekano umaze kugaruka. RPF kimara kumva batangiye urugamba rwo kubohora igihugu, icyo gihe wari uri hehe? Ese ibihuha byakwirakwizwaga wowe ubwawe wabifataga gute? Okay, mu nkambi abamo byinshi. Hari batifuza ko mumenya n'ukuri. Mu by'ukuri abo twahunganye bamwe bari abanyapolitike, batubwira ko umuntu ageze mu Rwanda cyane yarize ko ashobora kubaho. Bituma bamwe bahunga baja ni Nairobi, abandi barantuza za Malawi baragenda. Ariko nje numvaga ntacyo nakoze, ndabona nje ngomba gutaha, mfata icyemezo. Birumvikana nkanjye nagiye muri compound ya MSF n'umuryango, baratuzana batugeza ku mupaka, barakirehe Tanzania n'u Rwanda, tubona kuri rugira tuzana. Nuko natanyeje ntabwo naje mu kivunge, kuko warabivugaga uti nzata bakaba batakumera neza, bakumera nabi. Haba harimo propaganda nyinshi bayobya abantu. N'ubu ngubu birambabaza bari Kongo mpamvu badataha. Baravuga ngo uyu muntu aje ngo ntabwo ubuse ntabwo turi kuvugana, umuntu wapfuye saravuga nabi. Iki kiganiro barakireba, nese urabona mfashwe nabi. Ndababwira rero muzi batahuka, hari ikibazo bafite ntacyo. Ubwo rero bumva bakwiriye gutahuka, bakaza bagafatanya n'abandi kubaka igihugu. N'ishyamba mu ishyamba nta buzima, nta shuri ririyo, nta muhanda uriyo, nta mazi, nta vuriro, urumva nta buzima muri make. Nje nanabahamagara rwose, hari abo nigishije, hari abo mvukana nabo, bene wacu batari bataho bakiriyo. Baba bakiri bazima cyangwa ntabwo mbizi, ariko tubwirana batahuze bagatubwira ati nabo bazaza buhoro buhoro. Hari Mutobo naho mvuka, buri hari amahugurwa ahabwa abatashi. Hari igiciro cya Mutobo naho mvuka, naho nubatse inzu bwa mbere. Niho wubatse inzu bwa mbere, bafite inzu hariya. Ubwo rero baraza buri gihe, ni nabyiza. Ariko n'abasigaye ni amaboko dukeneye, bakwiye kuza abo bana babo bakiga. Abana bakiga nabo bakabaho, bagafasha abandi gutera imbere, igihugu kigatera imbere. Kuko u Rwanda ntigwifuza ko hari umuntu ubanze ngo yitwe impunzi. Ibyo byavuyeho. None bari mu mashamba bari gukora iki? Nibagaruke mu Rwanda rwabyaye turwubake. Uti muri Kongo naho hari abantu wigishije, hari abo nshobora kuba narigishije. Muri aba bagiye bahunguka, bari babaga muri FDLR, bari bafite imiryango babayeho n'ubuzima bubi. Hari abo mwaba barabashe guhunguka ukaba warabashe kubamenya nibura? Barahari benshi, bari benshi. Abaturage baratashe, ni ntabwo nabavuga, barahari. Barahari kandi nabo batanga ubuhamya no mu biganiro uzakurikire. Barahari bavuka hariya muri Sankuri, Nyabihu, nyo mu Kingo na za Rubavu. Barahari benshi, baratahuka kandi turabashima. Ubutwani nabwo ni propaganda baba bacitse, kuko propaganda ivuga ko uje mu Rwanda tabaho, kandi sibyo. Kuko nabatahutse baje no kuzana imiryango yabo, basubira bakajya kujya n'abadamu bataha bakabwira ngo bati mutaye, dore baratwakira abantu bo bari kwiga, twasubiye mu byacu. Ubwo rero buriya gitotsi kukivana, igitotsi gihuye ni byiza, hanaba mu gitotsi. Nubwo batanga ubuhamya bw'ukuri, ariko ntabura uvuga ati bari kubabisha. Ariko bamwe abenshi ikiza nuko bari gutahuka ku bushake. Bari kwishira bakizana rwose. Kandi iyo bageze no bahana n'uburyo bw'imibereho, fondation y'ubuzima, biga imyuga barayiga, business barazikora, babaha package ituma koko baba integre muri society. Hari n'amafaranga bahereze ko basubiza mu buzima busanzwe cyane rwose. Ntabwo nibuka umubare ariko barayabaho.
nabonye baramaze kuzuza n'ikigo cy'ishuri buriya cya N'imyuga. segonderi irahari Cy'imyuga. cy'imyuga TSS. abahari rwose babayeho neza bameze neza cyane urubyiruko ruriga uretse abadatahutse n'abaturiye aho urubyiruko rwacu rwigayo bagiye bafatana aho zarantura yes bariga rwose kandi birashimishije ni abana benshi cyane njye mfite amakuru yuko hari no twiganye wigisha w'umwarimu kazi rwose niyo barahari uhigisha ni TSS ni ishuri ry'imyuga rigari ariko ubudozi ubukanishi ububaji hari combination nyinshi n'ubuhinzi barabuzanye ni ikigo kigari cyane amakuru yo ndayafite yuzuye nuko bimeze ikindi ngira ngo tugarukeho imyaka 30 RPF bohoye u Rwanda ni ihendorerwamo nkawe umunyarwanda uri mu gihugu noneho wanakoreye ubwo urumva wabaye ku bwa Habyarimana wabaye ku bwa RPF ngira ngo noneho tuvuge ni rwa Rwanda tubonye mu myaka 32 iri gushyira okay ni ikibazo cyiza imyaka 32 igihugu kibohowe nakubwira ko hari byinshi mbona bitariho biriho ubu ngubu yego ijambere turebye mu rwego rw'imibereho imibanire y'abanyarwanda ubu leta yacu ni leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yego hari ubumwe ubu leta yigisha ubumwe ntabwo yigisha amacakubiri yego ikintu cyitwa ubumwe ni ikintu gikomeye kuko bubaka ama etaje bubaka za kaburimbo nubwo bagira iterambere rifatika ariko nta bumwe hagati y'abatuye igihugu byose bishobora gusenyuka umunsi umwe ni ikintu cy'ubumwe leta za mbere zazanaga amacakubiri hari amadisikuru yavugwaga turabizi amadisikuru yavugwaga abanyamuke abanyamwinshi baturutse urumva utangiye kubwira abantu bamwe baturutse aha abandi ntibakavukire abandi ntibasangwa buta ibyo bintu byose byararangiye nta muyobozi wahangara nta nubwo byashoboka kwigisha amacakubiri yego ubu abanyarwanda babanye neza ku misozi n'abakoze jenoside yakorewe abatutsi 1994 iyo barangije igihano bagahabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu baraza bakabakira n'abiciwe bakakira abo babikiye bakabana bakarungira bakanasangira kumbe ya leta rero ivuga iti turi abanyarwanda iyo ndi umunyarwanda ni cy'ubumwe rero nakubwira ko ni ikintu kitabayeho mbere ndi mukuru mfite imyaka 67 niyo mfite ubu wowe ntiwari wakabaho na nyoko yaravutse simbizi na mama ntabwo yari akabaho na so simbizi imyaka 67 ntabwo ari mikeya ikintu cy'ubumwe rero ngewe rwose ntabwo ari byaye n'ibyo kusigiriza ubumwe burahari kandi n'ikimenye ni ya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge nangwa se ya ministeri y'ubumwe tuza imibare iratwereka ko 95 abanyarwanda bunze ubumwe nako gatanu tukwiriye gukora amanywa n'ijoro kakavamo tukabina 100% kuko abasokuru babayeho burya barabanaga bari batuye ku misozi hamwe bahaninga n'abageni basabana amazi n'umuriro basangira babudehe subwo uyu munsi bwahozeho utico ufite amaboko make bamuhaga umubyizi byitwa ubudehe ubu rero ngewe uko mbibona rwose ikintu cy'ubumwe ni ikintu cyiza kandi gikomeye kandi kinakomeye kuko niyo fondasiyo icya kabiri iterambere rifatika yego nta bantu batera imbere bari gucagagurana yego bamwe bitwa abanyamahanga cyangwa bahezwa mu gihugu cyabo uyu webye nko mu burezi ubu abana bose barasangira uwa meya asangira nubwo n'aba mfite umuhinzi uri kumpingira uwanje asangira n'uri kunkorera ibyo nabyo birubaka n'ishuri abana iyo basangiye ku meza byanze bikunze harimo ikintu positive gikomeye solidarity y'esprit yo kugaburira abana bose kubara abana bataga ishuri kubera inzara imiryango yose ntifite ubushobozi igihe umwana abona atararya iwabo atarabona ibyo kurya yashaga mu ntabira akagenda yirirwa ari gusaba ibisheke ariko bose barajya bituma rero utoda bando tw'ishuri byaragabanutse cyane kubera iki iyo leta yashyizeho ngo abana bose bagaburirwe guhera muri maternelle primaire secondaire na kaminuza yemwe mwumva iyo leta hari byidakora amashuri ari hirya yino nje nize mu Ruhango nize kera ahantu hitwa Igitwe mu Badivantiste mu Ruhango iyo hirya y'Abadivantiste Gerard oya ntabwo ariyo nize mu nize kuri college naho nize
Trocome bivuga ngo twavaga ino saa 10 z'ijoro oya mu modoka kamyoneti stout na Trocome zo ari kwibona kamyoneti irimo imifuka y'amasaka ibijumba iki tukagenda n'inkwavu n'amahene tu ugasanga mbese nakavuyo twageraga saa 12 za nimugoroba ari ku mwana mu minota 5 ari kugera ku ishuri yemwe none na za bisi twara abana ni ibintu byiza bishimishije abana iyo bagiye kujya mu biruhuko nesa ikora ibishoboka abana bakagera iwabo nta utakaye nta uhutajwe icyo kintu cy'amashuri n'urugero tuje mu wenda mu birebana n'ubuzima ubu ngubu waruzi ko nge bayoye Burera hari abaturage baje bakwivuza mu Buganda kuri barumashana kagenda bakamukeba akagwara umwana wabo utwana tuduhungu bakabakeba ngo bari kubasiramu bakarwara bakagira n'intuzo umukuru w'igihugu arareba aravuga ati no igituma bajayo nuko nta mavuriro niyo mpamvu za poste de santé zubatswe hari muri Burera Gicumbi na za Nyagatare nukugira ngo abo baturage baturiye umupaka batagumya kuja kwivuza mu bantu batanabyiza ubu bizirakora narazisuye buri mupaka buri murengo ufite poste de santé ku mupaka centre de santé ntiwaziba nta nibura nzi ko nta murenge hari utagira centre de santé uretse poste de santé centre de santé hari n'iziri mu new hospital ibitaro tangaruye ibyo byose iyo urebye ubona niyo mitiweli none tuyishireho ijanye n'ubuzima bahekaga mu ngobyi abandi bakabarasaga abandi bakakebagura inda ubu bose barivuza nta bihugu byinshi byabigezeho no kubyarira iwabo abana bagapfa bakiri bato ababyeyi bagapfa bari gutanga ubuzima ubu ngubu hari za ambulance zirahari umubyara aramukwaje aba yaripimishije cyo kubyara akagenda akabyara neza todo de mortalité infantile yaragabanutse ugupfa kw'abana bavuka n'ababyeyi bapfa babyara byaragabanutse kubera iki nizo ngamba bayegerejwe amavuriro aciriritse n'ibitaro bikuru tuje wenda mu mihanda infrastructure ndakubwiza ukuri nasabye umukuru w'igihugu ndibuka ko namushimiye yaje kudutahira ibitaro bya Butaro ariko ndavuga ngo dufite kaburimbo itukura ariko bayi mukara ntibyatugwa nafi ati ndabyemeye ubu ngubu uvuye hara mu Cyanika nta makorosi ntaki wambara isuti ikositimu ukagera kuri kaminuza ukagera ku kaminuza y'Ibutaro cyangwa se ku bitaro ninjye wawusabye umukuru w'igihugu ubanura wabasuri gukorwa ngo utararangira ariko urabona Burera yari mu bwigunge kadafite umuhanda ubu rero none urambwira hari imihanda yubatswe ya kaburimbo muri Kigali n'ubije none ngo ko nabaye no mu Bihindi amezi 6 niho nabonye imihanda mu kirere bamwe ngo niba ari kuva kuri Prince House kugira niba ari ku Cyamitsi ibintu y'ibyo ngo bagiye gushira imihanda hejuru ubu turi gutera imbere u Rwanda ruri mu bihugu bike muri Afurika bifite imihanda myiza nka kaburimbo kandi irahenze umuhanda urahenze Burera muri za 2005 kugera ubura wagenda ari dasanze y'ikamyoneti yashaje sanze kamyoneti yashaje najaga gusoza inama mu by'ukuri n'abasirikare bambwiraga bati abandi bari mu nama ubundi hari igiti nuriraga kugira nta rezo yari hari nuriraga igiti amahirwe nuko cyari ca leta irimeya nta rezo yari hari Burera tazarize ya minarani yari yakaza nje najaga gusoza inama kuko najaga barambwira nkirukanka nagera bati uruwahewo tinje mvuye Burera kuki utaje kare ntabwo nabimenye aho mbimenye niho nzi nuko bagaseka bigira umwe ariko kwari ukuri ubwo ngo wabaye meya kuva 2006 niho nabaye executive nyuma y'imyaka 2 bameya soza manda mfatindi nuko hagati aho rezo ziraza imihanda barayikora tugira abafatanya bikorwa bayiraje guciramo laterite none umukuru w'igihugu yaduhaye impano ikomeye ari bira bitaro ari kaminuza niyo imihanda yombi ubu Burera ndikiri mu bwigunge uno kuzamuka makazanya micucu inajaga inyamicucu hari abantu babaga mu myobo rwose abasangwa butaka twagiye y'ubu hari mini hospital ku mupaka hari poste de santé imeze nka mini hospital
ariko nkiyera nabonaga abantu bari kuva mu myobo nimwo biberaga abasangwa abo twita abasangwa butaka ubuzima bwaragarutse n'ikizero babona ko kiri mu bantu bose mu ngeri zose oya n'abana babo bariga ubu kubera iyo politiki yo kugaburira bose ni n'abahanga yabo bana babasangwa butaka abatwa bariga ubu kimwe n'abandi ngira ngo hari muri kaminuza harira Global Health Equity wasanga nicanye na meya tuje tukiri kuri infrastructure yego wasanga nicanye na meya wigiye ku Gatodowa cyangwa ku Tara twebwe mu gihe cyacu ntabwo byari byoroshye nigaga ku birometero 7 ubu nakoraga 14 ku munsi ibirometero 14 kuva iwacu kugera ku ishuri ni 7 no gutaha ni 7 ntabwo twatahanaga amakayi twebwe twasigaga mu mapepitere zari imbaho n'amakayi byose twabisigaga muri pepitere tugataha imvura yagwa ukazinga nk'ishati mwidatoha ukambara agakabutura gusa nambaye inkweto zihe ubu urebye nta nzara mfite nta nzara umwanya w'inkweto nta na rugabire twagendaga ari amakanya gusa niko twabyitaga oya nagiye muri segonderi niho bangura inkweto niho naguze inkweto ariko imyaka yose ya primaire nari nambaye ibirenge gusa nasitana nabwimenyaga saa 4 kubera izuba niho ryakaga nawe iyo hari imbeho urasitana ntubimenye nuko twize ntabwo byari byo cyumva nijoro nta etide akadodo